byinshi nari kuvuga bihana hariho hose nari buvuge yaba arabona ashimiraga yaba nta hantu na hamwe batavuze nabona aho bindi babimvugiye nanjye ndabashimiye Chantal mu ijoro ryo ku cyumweru bimaze gushyira mu masaha 4 n'igice yageze hano nirwa ariko tukamureba tukabona nta kibazo akaba yaramaze kubyimba akaboko cyane kubera inshinge yakundaga kubura imitsi bajya kumutera inshinge bakabura imitsi ubwo rero ishuka yarabyamyeho yari yanduye nitabaza yarabanje mbere y'ibyo ahamagara Ariel amubwira ngo Ariel najya mbabwire ko mama size ngizi udashoboye kuba ndi kumwe nawe wenyine ngo nkeneye abarwaza babiri arongera arambwira ngo mama nagira ngo ubwire abaganga banshyiremo sonde kuko ndavunika kandi nawe ukavunika kuko ahantu hose namufataga kugira ngo mushyiriremo pampa kuko ataragishobora kwiyegura yaratonekaraka cyane ndabwira Chantal aho njye nta kibazo ahubwo ikibazo ni wowe ujye wihangana kubera ko abaganga bakubwiye yuko udashoboye kuba wajyamo pampa ubwo rero umudamu naramubwiye uze kumfasha tumuhindure n'ishuka iranduye twagumye agatumura mu nk'uko tumeze uko twese twabaga tumureba babonaga nta kibazo bisamaraga akanya kambwira ati hande mudakubwiye ntihate mfatira kano kaguru ngashyire ukarambure neza ngo ukarambika nkabikora ngo ntabwo ari uko nakubwiye nakubwiye ngo ugafate neza ukarambure nurangiza ugahine ukagere hejuru y'akandi ukabifata ariko se ngo ntabwo ari byo nakubwiye nakubwiye ngo ufate amaguru yarambure ngo numara kuyarambura uyahine ariko si umukecuru we ariko se urujya ngo noneho nkora ibiki wowe ko ndi ngaho zana amaboko mukoresha wowe zikora wumva ibyo wumva n'ibyo nakubwiye ko ngaho byihorera ubwo tuguma muri ibyo bigeraho noneho ndamwihorera ngo wa mumarine watanguye kumbwira ati mama Chantal dukore bya bintu ni sawa niko tugenda tugiye kumuhindurira dutangiye kumuhindurira bahetse mu bitugu dutangiye gufata ariko tureba kubera ko yari ari ku mwuka tubona ahumeka dufashe umva ntatatse kandi ahantu hose twafataga yataka turagumya turasasa tugera ku maguru turasasa turarangiza tumuvana nk'imyenda yarafite tumwambika iyindi ubu mama yambereye intwari cyane Imana rwose naba nanyumva rwose Imana izamuhembera ibintu yankoreye byawe yakoze ntabyo nari nshoboye ubwo twamaze kumusasira tumaze no kumwambika arangije arambwira ati wowe wihangane byarangiye mbona rigera muhunditse amaso turamwambika neza turangije aragenda ahamagara abaganga bakaza ni nabwo bari banakihava arangije bavuga ngo reka ntabwo bibaho ibintu bibaye birabatungura bahamagara mu dogiteri arangije aratubwira ngo umwijima wiwe wari wangiritse cyane ubwo ikindi kintu cyantangaje hano ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo yajyaga yibwira Riyete nkareba ibyo barimo mwisekera ko Riyete yabivuze rwose niko ni naho mpamvu ibintu byose nari kuvuga bagiye babivuga yabaga babizi nta n'umwe ugeze avuga ikintu wabeshya yabivode bo batangije rwa rugendo rwe rwo kujya kwivuza ko kuba urwaye bwe bwabonekeye kwa Kanimba biturutse kuri bari abana ivode ugagurupe yararemye urabona ko kahise kanamukurikirana akagera kamubera byiza nubwo byari bigeze aho yakagiye ubundi yabwiraga Riyete atariye umunsi navuye kwa muganga ni ukuzafata amatente 3 mu kubaka tugashima Imana ibintu nk'ibyo none Imana ntishatse yuko hageza koko ngo dushime Imana ariko igihe cyose tugomba gushima haba mu bibi haba no mu byiza tugomba gushima ikindi navuga hari umuntu wari umaze kuhava amaze kumusenyera ku kanya arangije atubwira ati Imana yaduhishe ibanga yaduhishe password y'umuntu buri muntu uwo ari we wese yaba ari nyir'ubwite ku giti cye yaba ari nde nta muntu n'umwe uzi password ye atari kwiri joro hari ikintu Imana iri bukore atari ko nuko kuko nta uzi password y'umuntu ariko Imana ni nziza ica amarenga ndabibona ko hari ikintu kiri buhinduke hiri joro kubera ko habaga hari n'abarwayi batandukanye buri umwe ari we wese yarebaga ku murwayi urembye ako kanya rero Chantal adaciyemo n'iminota 30 nibwo nyine twagiye kumuhindurira ahita ashiramo aranye umumama ati tumwandi tarahora byarangiye aranye ubundi ikindi kijyanye n'ino ndirimbo bavuze ngo bamuririmbire ikintu cyanyereka ko Chantal yababaye yashyiraga mu telefone n'indirimbo sinarinze akababaro ariko nari maze kugata hagize nk'akantu katamunezeza mu buzima bwe sinzi wenda n'abantu babana ntikabura nta wamenya cyangwa no mu mibereho ye cyangwa n'ikintu yatekereza cyangwa n'uwamubwiye nabi cyangwa ari ikindi kintu yumva kigize nk'ikintu gituruna ubwonko bwiwe wenda sinzi niko nari maze kubibona
yahitaga afata iriya ndirimbo yabwiye Ariete kuzamuririmbira 91 agahita ayishyira muri telefone akayirambikaho akayumva. Yahoraga ari umuntu utuje akiyumva iyo ndirimbo akayigaramo 2-3. Ikindi kintu cyantangaje kurusha ibindi byose bishoboka, reka rero ikore no ku mutima w'umwana. Uyu mwana wiwe iyi ndirimbo yajyagamo akarira, kandi sinzi nuko wenda mutabyitegereje, je byanangaje. Bayiririmbye bwa mbere ararira, arabanza arangira, yafashe kano kantu yarari kwihanaguza, aranza arangira ngo kapfuye, ahita kamireza, ahita turikaraye, sinabimye kimuri. Ubwa kabiri mwayishyizemo arangije ahita arira, aranyegamiza, irangiye tavuga ngo ahwi ngo irarangiye. Ubwa gatatu aka kanya mwiririmbye agace gato cyane nabwigiyemo, nabwo arongera ahita anyegamiza cyane, nabwo ararira. Ubwo indirimbo Imana yaduhishe ibanga, yababazaga nyina yababaye, iyi ndirimbo yarayumvaga. Ikintu cyose kigize icyo kimukora indirimbo yarayumvaga, agera n'ahavuga ngo bazayimuririmbire yitabye Imana. Umwana we nawe ari kuyumva akarira, yavuga ngo birarangiye. Uyu mwana none mu ijoro ryo ku cyumweru, mu ijoro ryo kuwa gatandatu yiriwe ameze nabi, biramuyobera papa wiwe aramufata mujyana kwa nyirakuru, birirwa bamukora udushoboka twose. Umwana babiga ibintu byabaye, bakajya bamutuntu twose twamunezezaga. Umwana akanyuzamo akigunga akarira, birabayobera. Ubwo mu masaa 5 nyine bimaze kurangira, aramuhamagaye ndamubwira ati Chantal birarangiye, yaje Tamari yabyaye byamugiyemo, twari byari byo yiriwe arira, yiriwe yiyenza. Tugeraho dufata urugendo, dukora ibishoboka byose, umwana tuyoga ibintu byamubayeho. Ubwo rero ndashimira abantu bose badufashije, ahantu byari bikomeye sinamenye ukuntu nabisobanura, byari birenze ibintu abantu bankoreye. Urubyiruko rwa Chantal n'abandi nzi nabo ntazi n'abatari urubyiruko by'umwihariko, ariko hari umuntu ushaka kumenya nimba yaje. Hari umuntu nzi ko nabibwiye, umuntu bita Dani, niba Dani hari sinzi. Hari umuntu bakimara kutubwira ngo n'umwana azajya kuvurirwa mu Buhindi, ako kanya kubera ko bari babizi ko aho twari turi hari abantu bakinze urugo, hari abantu badafite abandi bantu badusubira inyuma. Igihe cyose bicaraga batuba hafi, baza banzanira amafaranga. Uyu mwana yagiye avurwa n'imiti ihenze, ntiyigeze abura umuti n'umunsi n'umwe. Ubwo bakimara kuvuga ibyo kujya mu Buhinde, nahise nturika ndaje ntese pasiporo ngo imwe ngo ni 75,000. Yego biba ngombwa ko dukenera pasiporo eshatu, nayabara nkumva ntayo mfite, numva rugamba. Umuntu umwe ahita abwira bagenzi be, kuko bari yagiye birema amagurupe, ngo mumubwire ngo ikibazo cya pasiporo cyo ntagire ikibazo ngo ndagikemura. Kandi mu rugendo rwabo rwose turi kumwe. Ako kanya mu ijoro nko mu masaa 4 turi kumwe na Chantal, turi kuganira nyine tubone ukuntu bituyobeye, dutegereza tunazajya kwa muganga. Ubwo bari bamaze kudusezera CH, batubona tuze dutegereze hano ngo atazafatwa n'ubundi burwayi. Ako kanya umuntu ahita ampamagara arambwira ati rero icya pasiporo cyo ngiye kuba nkishyizeho, witewe ukantu ushaka pasiporo, ubwo n'ibindi bikomeze. Twese ashyira amafaranga 200,000 kuri telefone. Nari nasabye ko yaza, kuko simuzi pe, nari nasabye ko yagera hano, nimba yahageze wenda nkahita mubonera muri uno mwanya, ashobora kutaribona umwanya, simbizi. Ashyira 200,000 kuri telefone, bitanangira gushaka ibyangombwa rwose nkomeye, njya ku irembo ndadekarara, nta kibazo muvana. Imana izajya iguha aho wakuye. Urakoze cyane, ntubabare ko wakora ikosa, kuko n'ibi bibaye ntabwo ndabikeka. Hari byarembaga, nabona twashire ngatekereza ukuntu abantu bazava kumushyingura, sinababwira ngo bakarabe, nabyo abantu bambaye hasi bakora ibintu by'umwihariko urandika umutima. Ndamushimiye, n'abandi bose ndabashimiye, na Yago ndamushimiye, n'ibindi binyamakuru byose byatumye ntahangarika cyane ku burwayi bw'uno mwana. Batubaye hafi, baramuherekeje, bagumye batubwira ati turi kumwe mpaka ku iherezo ry'uno mwana, turi kumwe mpaka ku iherezo ry'uno mwana. Ubwo ibyangombwa rero no gutaha ntabwo ari kubw'abantu, we si no kubw'Imana, wenda ni kubw'imigambi yawe, cyangwa nuko byari ngombwa ko ntacyo twabihinduraho. Byagiye bica mu nzira ndende. Bakimara kubikora ubwo byagiye biba ngombwa ko mituweli aho igomba kuvuriza itemewe, basaba uburenganzira bwo kuri mituweli, igafatamo ukwezi, mituweli ikabirahakanye. Bikaba ngombwa ko tujya gusaba ngo twishyure 100%. Ibyo byose nabijyagamo mu mwuka w'Imana, navuga ngo 100% ahantu bari kumbaza amafaranga nta nawe mfite, ariko nkavuga ngo byibura byemerwe, nkumva mfite icyizere ko byemewe byakorwa. Njya Faisal
barabya baranyakira baranyumva ntangira n'ubwo kuko nishira 100%, bambwira bati kubona na dogiteri no gutanga amafaranga 10,000 ndabitanga, mbona na dogiteri mugezaho icyifuzo mfite yaracyakira cyane, bananyaka ya dosiye kuri RSSB bari banze bayidepoza kuri ministance urumva nabyo byafashe umwanya wenda buriya nabo bafite ahandi hantu bagenda babicisha. Byageze ahangaha tumaze gutaha tugeze hano baraduhamagara Faisal batubwira yuko ministance yemeye kutuvuza. Ubwo niho haho nyine aba bana bahise batangira bakanyuza amafaranga gushaka pasiporo, bahita batangira gukora urugamba. Ariete nawe imfura yanjye ni Kironda Force, nibwo nawe yahise atangira kubona ko kuko kuri CHK urugamba rwose niyo warurwanya, kubera ko Chantal mu buzima bwabo bwose ntacyo yamuhisha. Chantal nawe nyine ubwo twarabonaga ko mu rugo bikomeye, yabibwiraga uyu rero ubwo yazaga agemura asura, yabaga azi ko umuturi bukenerwa ntawe ndi bubone, yabazi ko ikintu cyose kiri bukenerwa ntacyo ndi bubone. Yarangiza navuga ati uko batwandikiye umuti abangiye kureba akanyaka 37 ngo babwire baguye kode ubwo agahita ashyiraho, bigeraho noneho havamo noneho umwana amaze kunanirirwa, havamo umwana umwe w'umuhungu yaza nkamubona nimba hari wajyaga ajya kumushakira imiti irizo Idirisa arahari. Idirisa nawe yaza rwose nkamushimira niba ari hafi aha. Byageze igihe umwana arahaya hari urundi nawe oya nawe ngwino mama we wigenda hari urundi tware ndagushaka hano nawe n'abana babana uko ari babiri bambaye hafi. Chantal amaze kunanirwa biri ngombwa yuko ntanashobora kumusiga nta n'undi ndamusigira, gahamagara leta ari banyandikiye kujya kureba imiti kandi Chantal arembye cyane se ndi bubigenze gute, wereka nohereza umuntu aza kwireba. Iyo hatazaga hazaga uyu musore wambaye rinete, hakabamo ibyo bajya kureba Faisal, hakabamo ibyo bagomba gusaba uburenganzira kugira ngo Faisal babibahe. Mbega rwari urugamba rukomeye, ni ukuvuga ngo tugeze Nyamata noneho babibindi imiti bamwandikiye yose, farumasi zose z'Nyamata bakazenguruka bakabura imiti, bakongera bagasubira i Kigali kuri Gifaruma bakaba ariho bajya kurebera imiti. Ni ukuvuga ngo abantu bose ndabashimira by'umwihariko n'abandi bose n'igihugu cyose, hari abanyamahanga, hari abo nzi, hari abo ntazi, hari aboherezaga amadolari bakanga ko bayavunjisha kohereza umuntu akayabikuza ko ntayavunjisha bazakoresha mu Buhinde. Ibitangaza byabaye kuri uno mwana ni birebire, ibindi by'ubuhamya busanzwe bagiye babivuga. Turabashimiye, Imana izagumye ibaha umugisha kandi izagumye abantu bitanze ntibababare kubera yuko bibaye ubu ni uko Imana yabishatse. Ushobora kuba yararebye igasanga umwana wayo ashobora kuzataha agataha uko atabishatse, ikabicisha muri ziriya nzira kugira ngo atahe neza, akorerwe ibintu byiza asezweho. Kuko mu mibereho yanjye naho nabonaga nari mpagarariye, ntabwo nabonaga ko umwana wanjye yagenda muri sirikare imeze gutya. Hari ibintu tubamo by'inama y'ingobyi, baduhera sirikare bafata imbaho bakazikora bishoboka, ntiziba zinogeje kuko nta bushobozi bwo kuzoza baba bafite, bagateranya bakagufasha bishoboka byabo bishoboka nta kibazo. Ibi rero nabyo ni ibitangaza mbona Imana yankoreye, ndabishimira Imana kuvuga nta bindi birenze navuga. Ariko n'uyu murumuna wanjye nawe barabanye nawe, uyu niwe Haleluya. Amen. Muraho neza. Jewe n'umukuru wanjye, ariko nanjye twabanyeho uyu mwana Chantal yiga kugenda, ninjye bamwigishaga kugenda. Atangira no mu wa mbere yaraje ahiga ibihembwe kuko njyewe mba mu karere ka Gatsibo. Yize ibihembwe bibiri, mama we yari afite akazi, yarabonye akazi i Kigali, yamara iminsi nk'ine akaza kumureba, yamara 3 akagaruka. Namwe ntese ubu uzabona amafaranga utega buri munsi, ati umutima uri kundya ntabigenza gute. Yize ibihembwe bibiri aravuga ati rero uyu mwana igihe cyose umutima ubundya ngiye kumujyana. Aramujyana, nyuma bagarutse kunsura, ageze nko muri secondaire nko mu wa 2, nicyo gihe ndamuherukiraga. Imana imuha ibiruhuko bidashira. Yego, reka dusubize umuyobozi wa gahunda. Murakoze cyane.
muhure tubitse aha ngaha ariko wowe nta gishobora kuzava mu mitima yacu. Turabashimira rero ko mwakomeje kutuba bugufi kugera kuri uyu mwanya. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami. Ayo mahirwe turishimira ko Chantal yagize, kuko ubuhamya butangwa bwose nuko tumuzi yabanye n'Imana, kandi nubwo ubuzima bwe bw'ukuri isi burangiriye aha, azamera nka wa wundi bavuze muri Birango na n'ubu baracyavuga, azahora avuga ibikorwa byiza yakoze n'umubano mwiza yajyanye n'abantu. Imibereho ye yose izahora ivuga, kandi buri wese akwiye guharanira kugira imibereho nk'iyo ngiyo isoza urugero neza, ku buryo ubwo bazaba bamerekeje, uko bazaguherekeje, we bazakuvuga iki gihe bazamvuga iki. Abantu bazasigara bantekereza gute, basigara gutekereza bati. Murakoze rero. Dushima Imana kubwo igikorwa cyiza tumaze gukora. Tumaze guherekeza Chantal, umukobwa w'intwari, umukobwa wagize kwizera gukomeye. None Chantal arakize. Chantal yakize kuko aruhutse imihati yari afite yose. Uwiteka Mana yacu, turagushima cyane kuko uri Imana ikomeye, uri Imana y'inyembaraga, kandi ni wowe ufite ubuzima bwacu mu maboko yawe. Ni wowe tangiriro ukaba iherezo. None iherezo rya Chantal hano ku isi rirarangiye. Ni ukuvuga ngo hari ubundi buzima bukomeza, kandi ubwo bukomeza ni ubuzima bwiza, kuko afite ubuzima buhoraho. Chantal igihe yakwakiraga yakiriye ubuzima buhoraho. Ubu aranezerewe, kandi natwe tuzi yuko umunsi umwe tuzamusanga. Turagushima kubw'uko gahunda zose zagenze neza. Turagushima kubw'abo bakoze bose, abitanze mu buryo bufatika, uburyo bw'amafaranga. Uwiteka ubongerera amafaranga menshi. Abasenze nabo ubagirire neza, kandi uhaze kwifuza kwa buri muntu wese. Mu gihe tugiye gusoza gahunda tujya ahandi hantu, Uwiteka Nyir'ingabo ukomeze ubane natwe, mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen.